diyoseze ya Shyira nubwo ifite intambara nubwo ifite ibibazo, ariko hari ikintu nandi kubasaba, mugere ku Kabyaza ndabinginze muyitere inkunga ku buryo bwose bushoboka. Ngewe mbivuze nk'umukristo, si ntacyo mpagarariye, nta n'uwantumye, nta n'ushinzwe kuntuma, kuko ikintu gishobora gutuma mvuga cyonyine ni ubutumwa bwiza buvuye ku Mana. Ariko reka mbasabe diyoseze, namwe abatwumva mu gihugu cy'u Rwanda mwese, Kabyaza muyitere amaboko, Kabyaza muyongera amaboko. Kabyaza irabura utuntu duke gusa kugira ngo yuzure. Kabyaza irabura n'abakristo bishize hamwe, baratekereza babona bakwiye kubaka urusengero, wagira ngo bari bararose, bari barabyeretswe, ariko ni nabyo bari barabyeretswe, berekwa ko bagomba kubaka urusengero rumeze nk'uko nguko murureba. Urwo rusengero bararwubaka, amasima barayagura, ku munsi bashobora kwitanga, iyo batanze igiterane bashobora kwitanga nka miliyoni ziri hejuru ya 7, ndetse hari n'igihe bageza muri 10. Hari igihe ndetse musenyeri yari yaje bageza muri miliyoni 22. Icyo gihe musenyeri yari yaje yazanye nabo mu biro. Ariko mwabantu mwe, Kabyaza isigaje akantu gato. Ako kantu gato katewe nuko abakristo bamaze bamwe kunanirwa, bamaze kwikorakora, babura aho bakora. Kandi mu kwa gatatu muribuka ko leta izatezamo ije kureba ibisabwa niba bihari cyangwa se bidahari. Icyo gihe Kabyaza dufite ubwoba ko yazafungirwa. Kabyaza ndimo ndatabariza Kabyaza, reka Kabyaza ngewe ndi kuyitabariza nk'umukristo wahasengeye, waharerewe. Ngewe nkurikije uko nahabonye, diyoseze ya Shyira nishiremo akabaraga. Niba hari insengero zifite icyerekezo, mu gace ka Burera, muri kara gace ka Burera yose urusengero rwa Kabyaza rurimo. Kandi abakristo barwo kubera ubunini bwarwo n'imikorerwe yarwo, ama etaje, iminara, amabati afite karite nomero ya mbere n'ibindi byinshi, ngiye uko nahatambagiye, uko nahabonye, Kabyaza bamaze kunanirwa tu. N'abakristo twagiye tuganira, Kabyaza bamaze kunanirwa kabisa, bamaze gucika intege. Kandi iki gihe niho bari bageze ngo ibintu bikomere cyangwa se byongeremo imbaraga. Ariko ndimo gutabaza abo hejuru, abo ngabo muri province, numva muvuga ko rwose mufite gahunda yo kugeza ibikorwa byanyu hano hasi kuri twebwe. Wenda ahandi mwe kuba mugize, kuko hari insengero zubakishijwe ibitaka n'izitari zuzura, zibura ibintu byinshi, ariko Kabyaza irabura utuntu dukeya. Kandi abantu bayo bamaze gucika intege ku buryo bugaragara. Kabyaza ndatabariza Kabyaza pe. Ngewe nk'umuntu wayibayemo, nongeye kuyigeramo, nsanga Kabyaza ikeneye ubufasha. Ikeneye ubufasha bwa diyoseze, ku kigero gikomeye. Kubera ko niba abakristo bamaze gutanga miliyoni zigera kuri 100, abanyakabyaza bamaze kwishakamo miliyoni zigera kuri 100, bakubaka urusengero, bakaruhagarika, bakarusakara, bakaba bamaze kurukinga, bakaba bari gukora amasuku, ibintu bisigaye byo kuboneza urusengero no kururyosha no kugira ngo rugere ku kigero leta yifuza, bisaba miliyoni wenda ntabasha kubara keretse umuntu aganiye n'abatekinisiye babo. Kabyaza muyiha amaboko, ndabinginze Kabyaza muyiha amaboko. Niba nawe uri umukristo wo mu karere ka Burera, mu bintu nakubwira, waha Kabyaza pe umusanzu. Ngewe ndi kuyisabira ngo muyihe umusanzu, niko nshoboye. Nanjye hari icyo nakozeyo, hari ibyo nakozeyo, hari ibyo nabemereye nzabakorera hariya ku Kabyaza. Ariko ndi kubasaba mw'ababyeyi mwe, mw'abapasiteri mwe, mureke kwita ku bayobozi bamwe batameze neza, muha amaboko Kabyaza. Mureke kwita ku bantu bo Satani yamaze gucurika umutima,
nyabuna mwa bantu mwe, kandi namwe mwamaze kubabona ngira ngo mugenda mubibona, ahubwo mureke Kabyaza muyitere inkunga pe. Bari abakristo pe, nawe uhageze emosiyo zagufata. Bari abakristo ni abahinzi gusa. Nta bantu bize benshi bariyo hariya ku Kabyaza burya, ngewe ndahaza. Nabize bariyo barimutse barigendeye, abasigayemo ni abarimu batageze kuri, abantu bo navuga ko bize barimo ni abarimu batageze kuri 4, batarenze 4, cyangwa se wenda reka tuvuge 10 da. Abo ni ababonye bafite diplome ziriya zo mu wa 6, reka tuvuge abantu 10. Abandi bose ni abahinzi bihingira uturayi n'utujumba, bagahinga n'utugori n'ibindi. Ariko miliyoni 100, ngiye narebye mbona zishobora kuba ziriya miliyoni zirenze nka 200, kuko iriya dare n'ibiriya byuma byose gushaka ibyangombwa. Hari umukristo twaganiye ambwira ko n'ibyangombwa leta yabibahaye, ihoriza kubasura, ngo harigiza kubasura ikabagira inama y'ibyo bari bukore, ko bari bwubake bameze n'ibindi byinshi. Kabyaza ndabasabye bantu b'Imana, ndi gutabaza, niba ndetse uri n'umunyakabyaza warahabaye, ongera uyibuke Kabyaza batayifungira. Kabyaza batayifungira, ndi gutabaza inshuti yanjye iri kunyumva, ndi gutabaza, ndi gutabariza Kabyaza nta kindi. Kuko iyo urebye ibikorwa bafite n'urusengero, ibyumba, mbese wagira ngo igihe barutangiriye bari baravuganye na leta. Udacunze neza wagira ngo niba babwiye leta ngo nifunge insengero, kuko ibintu byose leta yasabye byaguyemo neza nk'ibyo bari bakeneye. Ubwo rero ni ngombwa ko ibyo byose bijya mu bikorwa. Se buriya ugira ngo buriya ntibikaze, birakaze cyane. Ngiye icyo nasabaga diyoseze ubushize, bayobowe na nyiricyubahiro Musenyeri Dr Samuel Mugisha, bajeyo bakoraho igikorwa pe, turemera. Ariko aho bigeze ndi kusaba kugira ngo diyoseze, nge niyo nsabye, mwongere mugaruke nk'ababyeyi. Burya ibi bintu byo guhora tugaceceka tugapfira mu nda nibyo bishenye itorero. Ntituvuge ikibazo uko kimeze. Hari umuntu ushobora kurira ari kwiriza, hari n'ushobora kurira afite ukuri. Mwongere mucekinge muri balance zanyu, murebe ko Kabyaza mwayitera inkunga. Nibura mu karere ka Burera cyangwa se muri uwo murenge wa Butaro hariya aho batuye babone inkunga. Nirwo rusengero ngewe mu nsengero maze kugeraho hariya mu karere ka Burera, nirwo rusengero ruzaba ruri ku mwanya w'imbere. Nirwo rusengero ruzaba rwujuje ibisabwa nk'uko leta ikeneye insengero. Nirwo rusengero ruzaba ruri ahantu huzuye kandi hemewe. Nirwo rusengero ruturanye na kaminuza. Nirwo rusengero ruturanye n'iterambere, rwegereye ibitaro bya Butaro. Ibitaro bya Butaro uko mubizi, nirwo rusengero ruri VIP. Niruramuka rwuzuye rwa rusengero ruzahesha ishema itorero, ndetse n'abazaza baza kurusengeramo no gukoreramo iyindi mirimo n'imihango ya gikristo yabo, bizaba ari ibintu bisa neza cyane. Narugezemo ndavuga nti diyoseze yacu yashira, uwayibwira ikazajya ku Kabyaza. Ariko ubundi nta nubwo ari njye ubasaba, sinanjye ubibabwira, ahubwo ngewe ndi kwisabira, ndi gutabaza nk'undi muturage wese. Urabizi kugera aho ngaho kugira ngo ubone uko winjira mu biro byanyu biba bigoye, ariko aka gatelefone kanyu, iyi telefone yanyu yo kubageraho biroroshye cyane, ni iminota. Niba mvuze mwabyumvise, Kabyaza muyitere inkunga, muyitere inkunga kugira ngo ifungurwe mu nsengero za mbere. Ndimo kubasaba, niba bari kubura miliyoni 100, niba bari kubura miliyoni 200, niba bari kubura miliyoni 100 ngahe,
kuko igihe bambwiriye batangiriye kurwubaka ni kera. Noneho shiraho noneho ko amezi babahaye yo kugeza mu kwa gatatu urusengero rwuzuye neza, kugira ngo leta ize kureba ko rwuzuye neza. Ayo mezi ni makeya, kubera ko nkurikije igihe barutangiriye n'ibimaze gukorwaho, ibisigaye birangana neza n'ibyo bamaze gukora. Biriya bintu kuzagira ngo rwa rusengero barufunze rugeze hariya abangirikani, kandi twaza turavuga iki? Bavuga bati iyo biha urwo bashoboye, ugasanga bari kubaca intege, ugasanga bari kubatuka, ugasanga bari kubajondora, ugasanga bari kubaca intege. Oya, Kabyaza muyongeremo imbaraga. Ni gutyo bimeze, kandi Kabyaza muyishiremo akabaraga kabisa. Ndetse ahubwo nibiba ngombwa mwongere muze mukora igiterane kinini nka cya kindi mwakoze muri kumwe na musenyeri wacu uriya Mugisha. Hanyuma muze mukora igiterane kinini, Kabyaza mututera inkunga. Niho mvuka, nahageze, yewe numva rwose mwari mukwiriye kubyumva. Nubwo bitoroshe, mufite abana benshi, mufite insengero nyinshi, ariko Kabyaza yo icyo nabonye nuko hasigaye utuntu duke, kandi utwo tuntu duke aho bageze bamaze kunanirwa. Nkurikije uko naganiye n'abantu baho, abantu baho naganiye nabo, mbona bamaze kunanirwa pe, bamaze gushirirwa. Ibintu bakoze ni byinshi, ariko reba nk'iyo nzu iri kuri diyoseze, iyo ngiyo bari kubaka, aho higeze kugera higeze, ari abakristo bari kuyubaka gusa bonyine. Iyo nzu akaba ari abakristo bari kuyubaka bonyine, nta wundi muntu ujemo. Ukumva amafaranga yabahagendeye. Urusengero uko narubonye rumaze kugenda nka miliyoni ndetse zirenga na 300. Miliyoni 300 si nkeyara, 300 zirarenga uko narubonye. Ubwo si none diyoseze mutera inkunga bari abantu, diyoseze cyangwa se province, mutera inkunga Kabyaza. Murakoze rero, mbashimiye ko mwatwumvise. Hanyuma rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kabyaza muyitera inkunga, ndetse mujye udafite wenda uko yagira yaduhamagara tukamurangira aho yanyuza iyo nkunga. Twamurangira tukamwereka uwo yagezaho iyo nkunga, kuko abayobozi baho bose ndabazi. Pasiteri waho ndamuzi, umuyobozi waho ndamuzi, nabo muri komite bamwe na bamwe ndabazi, nubwo bose ntabazi ariko bamwe na bamwe ndabazi. Rero nakurangira aho ugeza ayo mafaranga na banke yabo, nkakurangira uwo wayibaza, kugira ngo rwa rusengero pe rufunzwe, rwa rusengero rufunzwe rwari rugeze hariya, byaba ari ikibazo kuri Anglikani mu majyaruguru. Na amajyaruguru yose reka, kuko iriya nkuru yazavugwa ikavugwa ugasanga biri kugaragara nabi. Reka tube turekeye aho ngaho. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi